gusumba iwe haleluya. Ya icyo dukundira Yesu nuko yabanje kudukunda, yadukunze tutamuzi. Ya Bibiliya ikavuga ngo yadukunze tukiri abanyabyaha. Urwo rukundo rwa Yesu cyangwa tukarusobanukirwa. Ya reka tuganire rero ijambo ry'Imana muri uyu mwanya. Banza gushimira Imana yakomeje kubana natwe muri ibi bihe, cyane cyane gakomeza kuduha gukunda ijambo ryayo no kurisoma. Kindi nshimira itorero ryacu n'itorero ryanjye kubw'iyi minsi ya gahunda y'iminsi 40 yashizeho kugira ngo tube imbere y'Imana, twumva ijambo ry'Imana kandi dutekereza ku Mana, tunategereza n'imigisha Imana iduha. Abashimiye ubuyobozi n'abashinzwe gahunda ko bampaye naje umurimo wo kugira icyo nganira namwe. Imana rero yabikoze ikampa n'imbaraga nkaba mpagaze aha, mumfashe tuyikomera amashyi. Muri iki gitondo turaganira ku ijambo rivuga ngo Yesu niwe turuhukiramo. Yesu niwe buruhukiro bwacu. Yesu niwe tugeramo tugatuza. Yesu niwe turuhukiramo. Mu bice badusomeye igice cya mbere kiri muri Yeremiya, Imana ibwira Isiraheli. Imana yari yarabwiye Isiraheli ngo nimunumvira mukitondera amategeko yanjye, nzababera Imana, muzambera ubwoko. Kandi uburuhukiro bwabo muri make bwari mu mategeko y'Imana. Iyo bayumviraga yose bakayasohoza, Imana yababeraga Imana. Iyo usomye gutegeka kwa 2:28 uhereye ku murongo w'15, uhereye mbere aho ngaho ku murongo wa mbere, bakwereka imigisha yose bagomba kubona mu gihe bicaye mu buruhukiro bwabo bw'amategeko, mu gihe bujuje amategeko yose y'Imana. Ndagusaba ngo uje kuyisoma. Uhereye rero ku murongo w'15 ku bice 28 gutegeka kwa 2, usanga imivumo bazabona mu gihe batubahirije amategeko. Amen. Noneho birabananira kuko amategeko na kamere ntibishoboka. Biragora cyane kugira ngo kamere yubahirize amategeko. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana usanga ahubwo amategeko provoka kamere. Amen. Sinzi niba mwari mwabibona muri experience yanyu. Jewe muyanje nza mbibona. Itegeko rituma kamere rirema icyaha, rituma kamere ibyuka. Kambaheza urugero ko muri iyi minsi yaguma mu rugo. Njyewe nigumira mu rugo, ubundi shomero, urusengero ntibararunkingurira, mpora mu rugo nsoma ijambo ry'Imana kuva mu gitondo akabigengeza 8 ndimo nsoma ngasanga nananiwe. Ariko umunsi leta yavuze ngo mugume mu rugo, nararemerewe, nshaka iyonjya, numva baramboshe kandi mpahora kubera itegeko niko rimera. Itegeko rikangura icyaha kandi rirema icyaha. Ubu ngubu kugera kuri aka gatuti ntabwo ari icyaha, ntabwo ari bibi, ariko pastor avuze ngo ntiyagira uhagera abashizeho itegeko, kuhagera kibiki icyaha. Amen. Ubwo rero amategeko yatumye abana b'Isiraheli bananirwa kuyasohoza, ntiyunganira kamere yabo, ntibizahuza. Amategeko ni meza ariko kamere yacu ni mbi. Paulo yaravuze ngo hari ikintu kindimo, haleluya, gishaka ibyiza, hakaba n'ikindi gituma nkora ibibi. Aravuga ngo ndashimira Imana kuko izajinkiza kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Aba bantu rero barananiwe, bamaze kunanirwa niho twasomye Imana ikomeza kubereka ibibazo bazahura nabyo bijyanye n'amasezerano yo kubahiriza amategeko.
kuko batayubahirije niho umusomyi wacu yadusomeye atubwira akaga bazahura nako. Hano ku murongo w'16 Imana irababwira ngo nimuhagarare neza murebe kandi mubaririze inzira nziza aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Icyo gihe rero inzira nziza yari inzira yo kubahiriza iki? Amategeko. Kandi mu by'ukuri bikabananira. Dusoma rero muri Matayo, Yesu wamaze kuza aje kubera abantu aho baruhukira, aje guha abantu uburuhukiro, arabahamagara arababwira ngo mwese abarushe n'abaremererewe, mwese abananiwe, mwese abagondamiwe, mwese abasuhuza umutima, mwese abarushe, nimunsange mbaruhure. Haleluya. Nimuze mbavure imvune, nimuze mbaheza akanyamuneza, nimuze nduhure imitima yanyu, nimuze imitima yanyu ibone uburuhukiro. Haleluya. Ushaka kuruhuka aja kwa Yesu, kandi Yesu niwe wahamagariye abantu ngo baze bamusange. Nta wundi muntu mw'isi wari wabwira abantu ngo munyikoreze amaganya yanyu, ni Yesu. Haleluya. Abantu bahunga amaganya, abantu bahunga ibibazo, abantu bahunga ibibazo by'abandi. Iyo umuntu w'umukene agutelefonnye uhita wibwira ngo agiye kumbwira ngo mufashe amafaranga, kandi uyafite ukumva birakugoye. Abantu bahunga abakene, abantu bahunga, ariko Yesu ni wabwiye ngo abanyamaganya, abantu bose bagowe, abantu bose bafite ubukene, abantu barushe, abarwayi, abagondamiwe, haleluya, nimuze munsange nije ufite kubaruhura. Muri kino gihe abantu bararushe, abantu bararushe, kandi barushe mu ngeri zose. Abakomeye bararushe, abanyabwenge bararushe, abatunzi bararushe, abakene bararushe, abantu bose barananiwe mu mitima. Traumatisme ni nyinshi, abantu barumva bananiwe, abantu barumva bacitse intege, kandi nta handi boruhukira, nta handi bobona uburuhukiro, nta buruhukiro buba mu mafaranga. Amen. Haleluya. Ahubwo iyo wahegezemo menshi arakurusha, arakuvuna. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo uyu umuntu yungutse ubwenge ngo abayungutse n'iki? N'umuruho. Iyo yungutse amafaranga abayungutse iki? Umuruho. Amen. Haleluya. Ari ingero mpaye numva notanga, ariko zadufata umwanya. Iyo wungutse uraruha. Nta buruhukiro buba mu ntebe z'icubahiro, nta buruhukiro buba mu kindi icyo ari cyo cyose, ariko uburuhukiro buri muri Kristo. Abantu bararushe bose, ariko Yesu arababwira ngo nimuze munsange mbaruhure. Abantu baruhijwe n'iki? Ndashaka kuvuga ibintu bitatu byaruhije abantu. Amen. Ikintu cya mbere, abantu baruhijwe n'ibyaha. Umuririmbyi w'indirimbo yaravuze ngo yemwe abishwe n'ibyaha nimuhunge mukire, muze mubikurweho. Yesu ni iki? Ni ubukiriro. Yesu naho muruhukira. Ibyaha rero biremerera abantu. Ku yihe mpamvu? Nuko byatandukanije abantu n'Imana, kandi Imana ari abantu baruhukiramo. Presence y'Imana niyo iruhura abantu, ariko icyaha cyashize urugabano hagati y'abantu n'Imana, gituma abantu bagenda kure. Adamu na Eva bamaze gucumura bagiye kure. Imana irinda ubuturo bwayo, iburindisha abamarayika bafite inkota zaka umuriro kugira ngo batazagaruka. Iyo bagiye bararuha. Amen. Baja mu munaniro bararuha cyane. Ikindi cya kabiri cyaruhije abantu ni ingaruka z'ibyaha. Ibi byose mubona byo ku isi, ingaruka z'ibyaha ni iki? Ingaruka z'ibyaha ni urupfu. Icyaha nicyo kibyara iki? Urupfu. Ndifuza ko Imana yazabafasha mukazumva ibyo bintu. Bibiliya iravuga ngo icyaha ni urubori rw'iki? Rw'urupfu. Ahatari icyaha ntihaba hakiri urupfu. Gituma abakristo tudapfa ni iki? Nuko Yesu yatubabariye iki? Ibyaha. Haleluya. Noneho uyu mubiri wamara kunanirwa ugasinzira, ariko ntabwo dupfa. Yesu ashimwe. Ahubwo turimuka kuko nta byaha. Yesu yatubabariye ibyaha.
gutandukanywa n'Imana rero icyaha cyazanye urupfu. Ikindi byaha byazanye ingaruka z'ibyaha ni imibabaro y'iyi si, ni akaga tubamwo muri iyi si, ni imibabaro iyi si itanga. Umuririmbyi yarabiririmbye aravuga ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simbera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Haleluya! Muri iyi si huzuye umuruho. Ingaruka z'ibyaha rero ni umuruho n'umunaniro. Ibyo byose, iyo mibabaro dufite yose niyo iruhije abantu. Abantu bararushe, abantu bashaka uburuhukiro. Ikindi nashatse ko dutekereza ko ni akaga kazanwa n'umunaniro, akaga kazanwa n'uyu muruho twahuye nawo kubera ibyaha. Ndabanza tuganira umuruho, mbone kujya kubaganira ukuntu Yesu aruhura abantu. Akaga rero twahuye nako cyangwa umunaniro twahuye nawo, akaga kazanwa n'umuruho. Umuruho utuma abantu bivovota, umuruho utuma abantu batanyurwa, umuruho utuma abantu batanezerwa. Amen. Amen. Muzabigiremo experience. Njyewe iyo nakoze cyane ngakora siporo cyangwa ngakora nkananirwa, numva mfite nk'imigwi mibi, numva mfite nka stress, numva ntaba hose ntamerewe neza. Amen. Wumva ugiye ngo kurakara kandi nta wakurakaje. Kubera iki? Kubera umunaniro, kubera umuruho. Imiruho rero ituma abantu bivovota, ituma abantu batanyurwa, ituma abantu batagubwa neza, ituma abantu batabona amahoro. Iyo usomye kubara ibice 21 umurongo wa 4, usanga Israeli ngo haravuga ngo barahaguruka ku musozi Hori, ngo baca mu nzira ikikiye inyanja, ngo bazunguruka igihugu cya Edomu, ngo bacogozwa n'urwo rugendo. Barananirwa, bamaze kunanirwa batangira gutuka Imana, batangira kwivovota. Amen. Amen. Batangira kuvuga ngo n'imitsima turya ntabwo ari myiza. Niki cyatumye tuva mu Giputa? Niki cyatumye tuza ahantu mu butayu tukaba dufite twabuze n'amazi yo kunywa? Haza kwivovota. Imiruho ituma abantu bivovota. Mu ngo ugasanga umugore yivovotera umugabo, ugasanga umugabo yivovotera umugore. Mu rusengero abakristo bakivovotera umushumba, umushumba nawe akivovotera abakristo. Kubera iki? Kubera umunaniro, baba bananiwe. Amen. Amen. Umunaniro uzana kwivovota. Umunaniro ntabwo utera kwivovota gusa, ahubwo uzana n'ingaruka mbi zo mu buzima. Iyo dusomye kino gice dusanga abantu zarabateye ngo gutuka Mose n'Imana, batangira kuvuga nabi abayobozi babo. Umunaniro ubu ngubu ubona harimo gusenyuka kw'ingo nyinshi, amadivorce. Ntabwo ari ibibazo bikomeye bituma badivorsa, ni iminaniro, ni imiruho y'isi. Iyo ubona abantu benshi barwaye stress, bakarwara stroke, bakarwara pararizi, biba bivuye muki? Mu minaniro no mu miruho. Batangira kuvuga nabi Mose n'Imana. Haleluya. Izo bintu ko turajyana kuko biri muri experience ya buri muntu. Ejo bundi bavuga ngo Perezida Magufuli yitavye Imana, hari umwe wamutungiye indirimbo yo kumusezera. Hakaba n'undi bohereje akaudio kiwe noneho yananiwe cyane kubera umubabaro, agira umunaniro mwinshi, atangira guta Imana himfane. Umunaniro rero utuma abantu bahinduka, bagahinduka abayobozi, abakristo bagahinduka pastori, bagahinduka babayobora, ugasanga zabaye ibindi, ndetse bakagera naho bahinduka iki? Imana. Amen. Umuruho rero
iyo umaze guhinduka imana ukava ku mana yawe kubera umunaniro, uhura n'ibyago, uhura n'ibibazo. Amen. Uhura n'ibibazo kuko imana ubundi ni umuvugizi wawe, ni inkoni wishingikiriza, ni avoka. Iyo ugiye mu ruhande rw'Imana, Imana irakuburanira nubwo wowe urimo ukubitwa, nubwo waba unaniwe watewe n'ibyago, ariko ukavuga ngo nkomeje kuba iruhande rwawe Mana nubwo bisa bitya. Amen. Haleluya. Niko Yobu yavuze. Umugore yaramubwiye bati iyi Mana ntayikiriho, iyi Mana wiringiye ikaba yakugize itya ikatumarira ibintu n'abana, iyi Mana yahinduye n'umubiri wawe ugashyira wayitutse ukipfira, umva uko umunaniro uje ugira. Muka Yobu yari yarushye, yari yananiwe cyane, aremererewe, yadohewe. Umunaniro utuma umuntu ashaka igisubizo kitari cyo, gutuka Imana ntacyo zayitwaraga. Amen. Ariko kwari kugira ngo atandukane nayo. Iyo atandukanye nayo uhura n'ibibazo. Amen. Ariko Yobu yabwiye umugore, aramubwira ngo naho yanica, haleluya, ngo nzapfa nkiyiringiye. Yesu ashimwe. Haleluya. Kunda gusoma Yobu cyane, aravuga ngo ndetse ibyiringiro ngo ntabwo nzabikomeza nkireba gusa, ngo nzabikomeza napfuye, ngo mbimanukane mbiryamane no mu mukungugu hasi, ngo mwikanguka ninkanguka ngo nzareba Imana n'amaso yanjye. Haleluya. Rero umuruho utandukanye umuntu n'Imana, utandukanye umuntu. Iyo utawujere neza, utari muri Kristo neza, utuma wivovotera Imana. Aba ngaba bamaze guhura n'umunaniro wo kuzenguruka, batangiye gutuka Mose n'Imana. Bamaze gutuka Imana, Imana iboherereza inzoka z'ubusangwa. Iyo rero wavuye mu ruhande rw'Imana ntawe ukikuburanira. Amen. Nta n'umwe ukuburanira. Ariko yakomeje kuba iruhande rw'Imana mu ndwara, ukaba iruhande rw'Imana mu bibazo. Umuririmbyi aririmba ngo naho napfusha ibyo mfite, ngo niwe gusa nziringira. Haleluya. Imana igera ikakuburanira, ikakwiyegereza, ikagushyira mu gituza cyayo, ikirukana ibibazo, ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye, arimo arantakira, yankomeyeho. Haleluya. Ugagera mu mwanya wo gutsinda. Aba rero bamaze kwirukana Imana, Imana yohereza inzoka z'ubusangwa, inzoka z'ubumara bukomeye cyane, zitangira kubarya kandi ngo zikababaza. Ubumara bubabaje, icya kabiri bagapfa. Batakira Mose baravuga bati twayobye, twataye wowe n'Imana, tubwirira Imana itubabarire. Haleluya. Mose abibwira Imana, abibwiye Imana, Imana iramubwira ngo genda ucure inzoka isa n'izo, ucure inzoka y'umuringa isa n'izo zabariye, uyimanike ku giti cy'ibendera kirekire. Haleluya. Numara kuyimanika unyure mu nkambi yose, ugenda uhamagara ngo ufite umurwayi amusohore areba inzoka. Yesu ashimwe. Haleluya. Mose anyuza abantu bagenda bahamagara bafite abarwayi, noneho bose basohora abarwayi. Abarwayi barimo ibice bibiri, ndaba nkutindaho. Hari umurwayi wasohokaga akanga kureba inzoka. Amen. Akareba uburibwe. Unamukureba inzoka ngo ndapfuye we, unamukureba inzoka ngo rararara. Amen. Ibyo birahaba. Aho kureba Yesu ukareba ibibazo, ukareba ibiguhanda, ukareba ibikurya. Ibyo ngibyo byabaye no kuri Petero. Umunsi Yesu yamubwiraga ngo ngwino usange, areba Yesu yibagirwa umuraba, agenda hejuru y'amazi. Haleluya. Ariko umwanya ubwenge bwagarutse bwa kimuntu, areba umuraba, yahise azika. Abantu rero Imana yashaka ngo turebe Yesu, tureke kwireba, aba ari we tureba, niwe buruhukiro bwacu, niwe uduha kuruhuka. Hari turaza kuvuga impamvu tugomba kumureba. Haleluya. Yesu agiye kwigisha muri Yohana, arababwira ngo kuko Mose yamanitse inzoka ku giti, amen, ngo niko nje umwana w'umuntu uzagira gute, nzamanikwa, kugira ngo undeba wese, haleluya, akabizera abone ubugingo bugira gute, buhoraho. Ndashaka ngo mufate aho hantu hari itandukaniro ryacu n'isezerano rya kera. Isezerano rya kera kwari kuzuza amategeko, amen, ariko twebwe kugira ngo turuhuke ni ukwizera.
ariko kwa kwizera kubyara imirimo. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo kwizera kudafite imirimo kuba bwiza gute? Kuba gupfuye. Reka mbasobanurire ibyo bintu ukuntu bitandukanye. Hari ugukora ngo niho Imana inkorera, hari ugukora ngo niho Imana inkiza, hari ugukora ngo niho Imana inyumva, hari ugukora ngo niho Imana inyemera. Ibyo babyita amategeko. Amen. Hari no gukora kuko Imana yankoreye, hari no gukora kuko Imana yanakiriye, hari no gukora kuko Imana yanemeye, hari no gukora kuko Imana yambabariye, hari no gukora kuko Imana yanyinjije mu bwami bwayo. Haleluya. Ibyo babyita ngo ni imirimo yo kwizera. Yesu ashimwe. Mwumva ko ka difference ni gato ariko ni kanini. Iyo ntanga amaturo nyatanga kuko nahawe agakiza. Iyo ntanga icyacumi nyatanga kuko ndi umwana w'Imana, Imana yampaye umugisha. Ariko ntabwo ntanga icyacumi nk'uguza Imana ngo bwe ngo reka ngitange nawe uzambe. Imana bazavuga ngo iraguha ntimugira gute? Ntimugura. Amen. Kandi natanga nshimira umugisha w'Imana, Imana ikongera ikambundi. Bibiliya iravuga ngo bizatuma Imana ikomeza kubagirira neza, ikomeza kubaha kugira ngo murusheho gukora iki? Gukora ibyiza. Haleluya. Haleluya. Urumva rero umunaniro uzana ibibazo, ariko iyo umuntu yarushye ari umuntu w'umukristo aruhira kuri Yesu, akomeza Yesu, yegera Yesu, kuko Yesu niwe umumara wa munaniro. Hari ikintu natekereje ukuntu Imana ari nziza. Tekereza Imana ukuntu ihora ihamagarira abantu kubagirira neza. Ni twebwe tunanirana rimwe na rimwe, ariko Imana yo ihora idutekerereza ibyiza. Haleluya. Natekereje muri Bibiliya nsanga kuva muri Edeni Imana yarabwiye Adamu ati komera ndaguhamagaye, nguhamagariye kurya ku biti, ureke iki utazagwa nabi. Imana yongera ihamagara Aburahamu, imuhamagarira kuva iwabo kugira ngo imurage. Iyo usomye Itangiriro usanga Imana yarahamagariye abantu kwinjira mu nguge. Irabwira ngo nimwinjire mu nguge, icyorezo cy'imvura kigiye kuza. Umuririmbyi w'indirimbo zo mu gakiza yaririmbye iyo ndirimbo, ndayikunda cyane, dukunda kuyiririmba mu rugo. Aravuga ngo abari mu nguge bari bafitemo amahoro kugeza igihe bazagira gute? Bazasohokeramo. Aravuga ngo none natwe dufite iyo nguge n'agakiza twahawe nande? Na Yesu. Niba ushaka amahoro uze wihitiremo agakiza, ubone uhitemo agakiza, ubone nturimbuke. Kera Imana yari yarabwiye abantu kuruhukira mu mategeko, ariko nanone ibabwira kuruhukira mu isabato. Amen. Haleluya. Irababwira ngo isabato ni umunsi wanjye ufite ibintu bigeze kuri 5, nuko ndafite umwanya wo kubivuga. Muzayubahirize. Icya mbere niho narangije imirimo. Icya kabiri ni umunsi nahaye umugisha. Icya gatatu izabibutsa ko mwaruhutse, mwabohotse ingoyi zose za Farawo. Icya kane isabato ni amasezerano yanje namwe, ni pact. Amen. Imana ibabwira gutyo, irababwira ngo bazubahiriza isabato. Ariko noneho igitangaje, Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo babonye iyo sabato. Icyo nshaka kuvuga cyari igicucu cya Yesu, kwari ukugira ngo Yesu azabe uburuhukiro bwacu. Nibo bananiwe kuyubahiriza. Hari ibintu abantu bamwe bakora none bakavuga ngo nabashika sabato, bakavuga ngo twebwe twubahiriza iki? Sabato. Ariko mu by'ukuri iyo usomye muri Bibiliya usanga batayubahiriza. Amen. Ku isabato nayahe mategeko yayigengaga? Nshaka kubabwira nk'umwarimu. Icya mbere bari bategetse ngo ku munsi w'isabato ntugacana umuriro, nta mbabura, nta gazi. Amen. Batekaga ibyo kurya byabo kuwa gatanu, kuwa gatandatu bakarya ibikonje, nta gucana umuriro. Uyu munsi abubahiriza isabato ntabwo bacana. Niba ucanye umuriro gusa kuwa gatandatu uba wabyishe. Amen. Ikindi kuri uwo munsi nta gutoragura, nta gushenya, nta gushaka inkwi, nta gukora ku makara.
ikindi kuri uwo munsi nta ngendo ntiwagombaga kugenda, wari umunsi wo kwirwa mu rugo cyangwa mu materaniro. Ikindi kuri uwo munsi wari umunsi wo kudacuruza. Icyo nicyo nzabona bubahiriza cyane. Za butike zikingwa kuwa gatanu saa 12, kuwa gatandatu, ariko kudacana simbizi. Kandi iyo wakoraga ibi byose ukabona wishemo kimwe, nta mwanya wo kuganira ku isabato. Nabaganiraga amasabato ageze ku 8, ntabwo isabato yari imwe. Amen. Iyo wabonaga wishe kimwe, igihano kwari ugupfa. Iyo tutaza kuba mu isezerano rishya, abantu benshi baba barashize kubera kwiciki isabato. Iriya sabato rero ni iki? Ni igicucu cyerekanaga ko Yesu azatubera iki? Uburuhukiro. Nicyo gituma Yesu amaze kugera ku isi ntabwo yayubahirije. Muzasome neza Bibiliya. Icya mbere yasoromye amahundo, asoroma imbuto umunsi w'iki? W'isabato. Niba hari ikintu cyatumye bamwica, kimwe muri ibyo bamujijije kutubahiriza iki? Baramubwira batari ko wewe uri uwahe? Kuki usoroma amahundo ku isabato? Arababwira ngo njyewe ndi umwami w'iki? Sabato. Sabato nije uyitegeka. Haleluya. Niki gihe yababwiye ati ni njyewe sabato nyayo, mugiye kuruhukiramo mu kanya nimara kwikorera ibyaha byanyu. Haleluya. Ubundi nibwo yakizaga abarwayi, akabwira umuntu ngo rambura ukuboko, akakurambura, bakamuziza ko yamukirije ku isabato. Nibwo yabwiye wa wundi wari urwaye imyaka 38 hari ku isabato, aramubwira ngo ikorere uburiri utahe. Aramubwira ngo ninde akubwiye ngo wikorere uburiri ku isabato? Arababwira ngo wankije niwe wantegetse. Haleluya. Yesu arababwira ngo nije mwami wayo, nije uyitegeka, nije sabato nyayo, nije sabato y'ukuri. Yesu ashimwe. Kandi mu Bukristo bwa mbere babanje kubipfa bariya, bamwe bakayubahiriza abandi ntibayubahirize. Mu Baroma Pawulo arababwira ngo timucirane imanza. Kuva muri Matayo ukageza mu byakozwe n'intumwa, isabato yarebaga abayuda. Haleluya. Ntabwo ari isabato nashatse kuganira, ariko nukugira ngo mubyumva abakristo ntabwo babizi. Yesu ashimwe. Yesu yashaka kubabwira yuko ari we mwami w'iki? W'isabato. Kubera umwanya wacu reka niruke ndeke kuvuga byinshi naganiraga ku isabato, kuko nababwiraga amasabato menshi cyane. Isabato y'umunsi wa 7. Amen. Isabato iyo ku minsi 10 y'ukwezi kwa 7, iyo yari isabato ikomeye. Umutanzi yinjira ahera kugira ngo ibyaha by'ubwoko bibabarirwe. Ntacyo bakoraga. Amen. Hakaza isabato ya yubire y'iminsi 50, imyaka 50 bamaze 49, umwaka wa 50, ubutaka n'iyindi kandi yindi myaka 7, ubutaka ntibuhingwe, abantu bagaharirwa imyaka. Natangajwe n'indi sabato Imana yatangaga. Amen. Itavuye mu bushake bw'abantu, ivuye mu bushake bw'Imana. Isabato yabahaye y'imyaka 70, ibakura mu gihugu. Amen. Igihugu konje. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo byatewe n'iki? Ngo nuko batubahaga environnement. Ibiti bagatemagura, ibiki bakica, inyamaswa. Imana iravuga ati mwitwaye nabi n'amategeko yanjye ntimuyumvira, reka mbaheze isabato iki gihugu kiruhuke. Rimwe na rimwe y'ubugome bwabaye mu gihugu ntikibemo amahoro, Imana yirukana abakirimo. Amen. Kugira ngo ibikirimo biruhuke. Iyo ni entre parenthèse naringize. Ariko reka nzana impamvu zituma turuhukira muri Yesu. Haleluya. Impamvu zituma turuhukira muri Yesu. Impamvu ya mbere nuko Yesu yaravuze ngo ni muze munsange muruhuke. Muze abarushe n'abaremerewe munsange kugira ngo ngire gute? Mbaruhure. Yaturuhuye ate? Nuko umutwaro twikorera Yesu niwe wikoreye hanini. Yesu ashimwe. Ndashaka ngo mubyumve. Yesu niwe wikoreye aharemereye ahanini. Haleluya. Yesu yikoreye hanini gute? Yesu niwe wikoreye ibyaha byacu. Haleluya. Yesu arabyikorera kugira ngo twebwe turuhuke, Imana itubabarire, twakire gukiranuka kw'iki? Kw'Imana. Bibiri ikavuga ngo izere ko nikoreye ibyaha byawe. Hari indirimbo turirimba hano nkunda cyane ngo ibyaha byanje byose Yesu yagize gute? Yarabyikoreye, atarigeze gukora n'icyaha na kimwe. Ako kantu
abakristo bakumva baruhuka, kuko Yesu yaratubabariye, yikoreye ibyaha byacu. Amaze kubyikorera niki cyabaye? Haleluya. Ntabwo mvuga iby'icyaha cyakoze twabivuze, ariko Yesu amaze kubyikorera niki cyabaye? Amen. Iyo usomye muri Isaya, igitwikirizo cyari gitwikiriye cy'ubwirabure, cyari gitwikiriye amahanga, cyahise kivaho. Ni ukuvuga ngo Yesu atarikorera icyaha, ntabwo akise yo kwegera Imana yabagaho. Sinzi niba mbisobanura neza. Hariho igitwikirizo. Yesu amaze kwikorera ibyaha byacu, akikanye, cya gitwikirizo kivaho. Haleluya. Ikindi cyagaragazaga icyaha ni umwenda ukingiriza ahera. Wa mwenda ari wo twimiraga kubona Imana. Imana yari ahera hahera, umwenda ukaba ahangaha. Yesu akikanye, wa mwenda utabukamo kabiri uhereye hehe? Hejuru ugeza hasi. Kwinjira inzira igana mu Mana iraboneka. Haleluya. Havamo ijwi rivuga ngo namwe nimwinjire. Bibiri ikavuga ngo twese twabaye abatanzi. Ufite access kugera ku Mana ubuzira inkomyi. Yesu ashimwe. Ubu tugira confusion, tukibwira ko hari abagomba kutugerera ku Mana. Amen. Abakristo benshi niko bakibifata, ariko reka nkubwire, nta ugomba kugererayo. Inzira ikujyanayo yarabonetse. Hari umurinzi warinze avuga ngo njia imeonekana, njia ya kwenda mbinguni. Haleluya. Inzira urusika rwarasadutse. Aho uri wenyine ushobora kubwira Imana ngo Mana ikakumva uko wavuga kose, nubwo utabuzi gusenga, kuko Imana ntabwo yita ku magambo, yita kuri niya, yita ku bitekerezo n'uburemere n'icyifuzo ufite cyo kuyishaka. Iyo uvuze uti Imana, haleluya, Imana irakwakira. Bibiri iravuga ngo kuva Yesu yikoreye ibyaha byacu, Imana yategeye amaboko buri wese. Haleluya. Kandi Yesu mu kwikorera ibyaha byacu yadushize mu maboko y'Imana. Haleluya. Ya nzambura uko nganirira abantu ibintu nje byishe umutima wanje, byarawunejeje cyane. Yesu ashimwe. Mu ijambo Yesu yavugaga bishiri rya nyuma y'amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, harimo 5 yavuganye n'Imana, hakabamo n'abiri yabwiye abantu. Muri aya 5 yavuganye n'Imana nimwo hakubiyemo gucungurwa kwacu. Amen. Haleluya. Nimwo hakubiyemo gucungurwa kwacu. Ariko sinyasubiramo, ndavuga irya nyuma. Ari muri ka gatabo nanditse ko kuramya. Irya nyuma Yesu amaze kudukoranya, nararivuze, amaze kudushira mu mutima we. Haleluya. Yabwiye Imana ngo Mana tega amaboko, mu mutima wawe niho nshize, mu maboko yawe niho nshize umutima wanjye. Kandi uwo mutima nawe wari urimo. Yesu yari yagushize mu mutima wa Yesu. Ni umutima mugari, ntabwo ari umutima muto nk'uw'abantu. Narabibabwiye n'umuntu agira umutima muto. Hari bamwe bagira agatima kangana gutya, gato cyane. Umuntu w'agatima gato uzamubwirwa n'iki? Uzamubwirwa no kwikunda, akumva ko ari we wenyine bagomba kureba, ni we wenyine, ni we. Iwe akagira ngo yabaye igitangaza, naho yishwe n'agatima gato. Agatima kiwa kuzuramo, nta wundi aho umwanya mu mutima we. Amen. Ni gato cyane. Hakaba n'undi ufite agatima kabaye ngakaba kanini buke, nzamwita ngo ni Mariya, agashiramo madame we n'abana be n'umugabo we agakinga. Undi ntabona umwanya mu mutima we. Tagira undi yakwinjiza ngo babane. Usibye ko na ba Mariya nabo badashiramo abadamu, hari bamwe baba bahejeje hanze. Amen. Ngongera ngavuga umuntu ugira umutima munini muri twese ni Perezida wa Repubulika. Iwe ashiramo abanyarwanda bose, akabashakira iterambere, akabashakira umutekano, akarwana n'abanzi bashaka kubahungabanya, akabashakira girinka, akabakorera VIP. Ariko nawe girinka ntiyambuka Igoma, ntiyambuka Bukavu, ikagarukira Cyangugu n'Igisenyi. Hari hakurya Bukavu bagakena, bakarwana, yicariye hano. Abanyarwanda bafite kugubwa neza ibisigaye. Haleluya. Yagaragaza kubwira abandi batamwumva, akabihorera, agaproteje abe. Yesu ashimwe. Ariko Imana Yesu agira umutima wagutse kuruta iyo yose, kuko Bibiliya, haleluya,
Bibiri iravuga ngo wacunguriye Imana imiryango yose, indimi zose, amoko yose, amami yose, ishanga ryose. Ubacunguza iki? Amaraso yawe. Ubahindurira Imana kuba abami n'abatanga. Haleluya. Ni ukuvuga ngo mu mutima wa Yesu nawe ufitemo umwanya, ufitemo intebe yawe utazigana n'undi. Haleluya. Nicyo gituma buri muririmbyi, buri muntu aririmba ngo mu ijuru ufite umuntu umvugira. Nzi yuko izina ryanje riri hehe ku mutima we, ubwo amvugira nta muntu wagira gute wamunirukanaho. Turi mu mutima wa Yesu. Yesu aradutekereza, Yesu aradufite. Haleluya. Icyo ni icyambere, nuko ari we wikoreye ibi ni ibyinshi byacu. Icya kabiri ni yikoreye urubanza, yikorera n'umuvumo, twabijamo twatinda. Icya gatatu, haleluya, nashatse kuvuga ni impamvu umutwaro utaremereye. Amen. Iyo mpamvu nuko yiyemeje kujyana natwe kugira ngo nangize. Icya mbere yaraduhamagaye ngo tuzi. Icya kabiri aravuga ngo nzajyana nawe. Haleluya. Iyo umuntu yakwikoreje umutwaro akongera akawugutwaza, Yesu ashimwe. Haleluya. Aba ari umuntu mwiza. Sinzi umuntu bene aba bantu bo mu cyaro biriya muri Kongo bimeze nk'abakristo, bamuhaye lift mu modoka, yikoreye yaremerewe cyane. Baramubwira bati tugufashe injira mu modoka, ngo agere mu modoka akomeza kwikorera. Baramubwira bati tura umutwaro wawe, muri mu modoka n'umutwaro turabajyana. Ngo yango ntabwo munjyana, ngo mujyane n'umutwaro. Akomeza kwikorera. Abakristo nabo Yesu yabahaye invitation, aravuga ati nimuze, nije wikoreye hanini, nije wikoreye ibyaha byanyu, nije wikoreye urubanza rwanyu, nijewe wikoreye imivumo yanyu, nijewe yagiyeho kugira ngo mwe muruhuke. Ariko abantu bakanga bakabyikorera. Amen. Ntibabona uburyo buruka. Ariko Yesu akababwira ngo dore ndi kumwe namwe, ko ndajyana namwe. Icyo nicyo twari tugezeho. Yesu yavuze ngo ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Haleluya. Yesu rero ajyana natwe. Igihe kimwe Mose, Imana imubwira ngo najyane ubwoko bw'Isiraheli. Mose yabwiye Imana ngo nutajyana nanjye, Yesu ashimwe, ntabwo nshaka marayika, ntabwo nshaka undi muntu, ndashaka ngo ujyane nanjye. Kandi nutajyana nanjye ndemera kugwa ahandi aho gutera intambwe n'imwe tutagize gute, tutari kumwe. Uzi icyo Imana yamushubije? Yaramubwiye ngo nzajyana nawe kandi nzagira gute, nzakuruhura. Haleluya. Nzajyana nawe kandi ngira gute, kuruhure. Yesu ashimwe. Yesu aravuga ngo ndi kumwe nawe. Reka ngubwire ndangiza, uwo Yesu wizeye ari kumwe nawe. Uwo Yesu wizeye uretse kubana nawe gusa, haleluya, ari no mu mutima wawe. Yesu ashimwe. Uramufite wewe, ntumwumva ntunamubona, ariko Satani arabizi. Iyo akureza kubonamo urumuri, haleluya, akubonamo imbaraga agatinya. Haleluya. Haleluya. Ya, hari umunsi umwe nagize experience ndangiza, ndaza kuvuga babwira icyo Imana idusaba. Nagize experience ebyiri. Iya mbere nagize umunaniro n'ubwoba, nabuze umuntu wo mu muryango. Muzi ko abantu baruhijwe n'urupfu. Urupfu ruhije abantu cyane. Amen. Ngira ubwoba, ndatinya, nari ngifite ububyutse, mfite umuriro mwinshi nkiri umusore. Burya ubwoba n'ibibazo bituma umuntu arota nabi. Amen. Mu nzozi hari iz'Imana, hari n'iz'imiruho, n'iz'iminaniro, n'iz'ubwoba. Ndyamye ndota hari ikintu kirimo kigenda gisenya amazu. Twari ku murongo twubatse, gitangirira ku nzu ya mbere kirayisenya, kimeze nka tingatinga. Kinjira iya kabiri kirayisenya, ndimo ndakireba ariko ndyamye. Kinjira iya gatatu kirayisenya, kigera ku rusengero nari inyuma y'urusengero kirarusenya, kiza gusenya iyanjye. Nta kindi nakoraga, nananiwe no kuvuga ngo kwa jina la Yesu, kuko hari umwijima w'umubabaro. Amen. Ntegereza gusa ko kiza kigasenya, nanjye kikagira gute, kikankandagira. Igihe ngiri muri ibyo
mbona nicaranye n'undi muntu yicaye iruhande rwanjye nje njyana, ariko ashinze inkokora ku mutwe wanjye nka kurya k'umudamu ugiye kuryamisha umwana kugira ngo asinzire. Numva ko acyaha cyakingi, aragicaha kiraceceka. Haleluya. Gicecetse arampindukirana arambwira ngo nubwo utambona ngo umenye ko tuba turi kumwe, ngo naho uri. Haleluya. Ngo no muri iki bihe urimo ngo ndi kumwe nawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko kandi byambereye mvuye ahantu ku isoko ndimo mpunga korera yari yateye, yari imeze nka korona n'amazina arasa, yitwaga korera ariko urumva n'iyi ni korona. Dutangira rero kuyihunga, tujya kurara ahantu kure cyane ngo ahita ari hakonje. Amen. Turara mu nzu y'umuntu umwe w'umukongomani, n'impamba yacu twayibise ngo tuzarira aho hantu hatari korera. Igihe turyamye saa 8 data wacu aza kumbyutsa atuzi ko hano twaraye umukobwa w'uyu mugabo yarwaye korera, kandi twagiye tuyihunga tuyiraramo. Ndikanga, abantu batinya gupfa, ndikanga nikanze. Hari saa 8 pese ubwo tugende hatoya ati turinde buke. Ndogera agatotsi karantwara ngo kantware, mbona haje umuntu w'umuganga wambaye taburiye ya dogiteri, arambwira ati ubwo bufite n'ubwiki. Vuga ati Kamene twaraye muri korera. Arambwira ati noneho wewe atizana ku vaccine ntabwo uzarwara korera. Amina. Ntege ikiganza anteramo urushinge. Amaze kuntera urushinge arambwira ngo ntukaje ugira ubwoba kuko aho uri hose tuba tugize gute, turi kumwe. Haleluya. Ndakanguka. Kangutse rero, ariko mbere ndarakanguka nari mfite umuntu wanikorereye imizigo w'umupagano mw'itabi. Arambwira ati tegera bariya batanyizera nibo bagira ubwoba. Numva arasa n'unkuye ikiringiti, numva wa muntu arimo arataka, yarose nabi, arimo ararira. Ndabyuka nza kumukomangaho kumuhumuriza, ariko ari umuntu wambwiye ati bariya nibo bagomba gutaka. Haleluya. Kuva uwo munsi nemeye, ariko igitangaza nuko umwanya wacu wagiye sinizera ko ndi kumwe na Yesu, nizera ko natewe urushinge. Tekereza abantu aho kwizera Yesu bari kumwe bizera utuntu bagize gute, bakorewe. N'aha hanze dufite abavuga butumwa, aho kukwereka Yesu akakwereka amavuta, akagusiga amavuta ukagenda wizera amavuta, ngo basize amavuta ngo nzabona buruse, cyangwa hoya ikizaguhesha buruse n'ikizakurinda ni Yesu. Nanje nizeye rwa rushinge, ngeze Kalemi sanga umuntu warwaye korera, abantu bose bahunze, mpita mufata mushira ku rutugu mujyana kwa muganga. Sanga ndi bafite amaserumu, nshaka imodoka mujyana kuri hôpital general. Ndataha ndoga nta naco nabaye ko, ariko nkizera ko natewe iki, urushinge. Haleluya. Urumva ko ari kwizera kuto, nagombaga kwizera ko ndi kumwe nande. Yesu ashimwe. Kuruta inshinge. None Imana idusaba niki? Ni ukugirira Imana icyizere. Amina. Ndarangije ngubwira ngo mbwirira mugenzi wawe umupepeye, umubwire ngo izere kuri kumwe n'Imana. Haleluya. Izere ko Yesu akurimo. Imana ishimwe cyane. Izere ko Yesu yakwikorereye imitwaro. Izere ko ari Yesu kurinda. Itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwawe, izaburite kumuguhana n'ibindi. Haleluya. Itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwawe, izaburite kumukurinda ibyorezo. Haleluya. Izakurinda ibyorezo byose. Ayo mahoro ye rero niyo Yesu yavuze ngo muze munyigireho. Amen. Munyigireho iki? Yesu yiringiraga Imana mu buzima bwe bwose, akagira umutima uguwe neza, bagakubita akagubwa neza, bagafura uruziga akagubwa neza, agatanga umugongo we bakawuca imbavu akagubwa neza, akanavuga ngo nubwo nopfa ngo n'ejo nzazuka. Ese bene ayo mahoro, haleluya, ayo mahoro urayagira wakiriye Yesu, ku buryo wumva uri depanda, ku buryo wumva ari ufite ubugingo bwawe, ku buryo wumva Imana ari igutegeka, ku buryo wumva Imana ari igufitiye gahunda, ku buryo wumva Imana itakureka. Haleluya. Iyo myizerere nuko kugira Imana icyizere niko kuzatuma ugira wa mutima wari muri Kristo, wigira kuri Kristo ko yarateye. Namwe munyigireho. Ndarangije ngubwira ngo ntukira muri Yesu. Haleluya.
Yesu ni wakubereye iki uburuhukiro. Imana iduha umugisha. Reka dusenge. Jenda umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugu jewe ngenda mpora mbihana naho igihugu cyose jenda umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye icyatumye ambaye yazize yewe nabuzwa n'ikigo. Haleluya. Igitero cya kabiri kiravuga ngo nje ni umukristo, mvuga ubuntu narakishijwe. Imana ishimwe kurwa mu byaha. Nje ndi umukristo naho naterwa n'ibyago kaba no ku rugamba. Nje ndi umukristo, ndi umutabazi mu ntambara dasana n'ibyaha, ariko ufite umugaba. Amena. Kubwira ijambo rya Joma, ufite umugaba, ufite umuntu ukurwanirira, ufite umuntu umuhanga amaso uruhuke, mutegereze uruhuke. Nje ndi umukristo, umva ubwo buntu narakijijwe, hewe ngeno naho naterwa n'ibyago, n'ibyago, n'ibyago. Ngenda umukristo, n'umutabazi munamara n'isi gasa n'umugaba kwitumu n'umwami Yesu nituba hamwe nawe. Yesu watwikorereye imitwaro, Yesu watwikorereye ibyaha, Yesu watwikorereye imivumo, Yesu wemeye kugendana natwe, Yesu uzahora ugendana natwe, Yesu waduhamagariye kugusanga, natwe twaragusanze turakwakira, duhe kukumenya no kukwizera kugira ngo turuhukire muri wewe. Ibibazo byacu ni wowe ubikemura, ibibazo byacu ni wowe ubizi, ibibazo byacu ni wowe ubifite igisubizo. Turagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.